sanga ninjoro ngo imuha umugisha iramubwira ngo humura kuko nkuhaye umugisha. Haleluya. Imana iguha umugisha. Abantu ntabwo bagikorera ijambo bita umugisha. Hari igihe kimwe twamaze turi gusenga amasesho y'iminsi myinshi nari ndi mu kindi gihugu, ariko turasenga turikingirana, hanyuma ikintu turabasuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze turongeye turagarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye. Nizere ko muraza kuryakirana yombi. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste Devota, agiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Muze kuryakira rigira ikintu ribamarira mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane, reka tumwakire. Shalom shalom. Amahoro y'Imana nabane namwe. Twongeye kunezezwa n'Imana ya masaha. Tunezejwe cyane n'Imana kuko iri mu ruhande rwacu. Hari abo bitemeye ko bageze uyu munsi, hari abari kwa muganga, hari abananiwe, hari abumva ko batagikomboye iby'uru rugendo, ariko turashimira Imana ko yongeye kutwemera twaka kanya tukaboneka imbere yayo, tume kumuka abazima kandi tubikunze. Reka mbere y'ikintu cyose tubanze dusenge, ariko tuguha ikaze udukurikiye kuri uyu muyoboro wacu wa TV Mukakarangwa, kugira ngo wongere uzubane natwe, wongere uze umva ijambo ry'Imana, wongere uze udushyigikire, wongere uze udufashe kumva ijambo ry'Imana rigira ahantu rikuvana, rigira ahantu rikugeza. Kandi ndagira ngo umuntu wese mu mwanya we abanze gushimira Imana iminsi amaze ku isi, ashimira Imana uburyo yayibonye, ashimira Imana uburyo agihumeka. Reka dusenge Imana. Urakoze Kristo, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Mana wabanye natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Hari abantu benshi batambutse turasigara, suko twari beza kubaruta, ahubwo warabikunze. Reka ufashe umuntu wese udukurikiye, kandi utwezesha amaraso n'amazi, cyatuma utatwishimira gikurweho. Umuntu wese mu mwanya w'uko aje imbere yawe umuboneze, kandi iki kiganiro kizafasha wese azumva akomeye, kandi azumva gifite imbaraga, kandi kizamukomeze muri uru rugendo. Urakoze, urakarama, tubera Imana, utubere byose, ntuceceke, kandi ukomeze kuganza kuko Imana ishobora byose. Tugushimiye gukora kwawe n'imbaraga zawe. Turakoraritse ngo uze muri iteraniro, uze uganze ubane natwe, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Mana ubugingo bwacu ni bugufi, ni buke cyane ntiburama, buhwanye n'ubwatsi bushiraho. Mana ubugingo bwacu ni bugufi, ni buke cyane ntiburama, buhwanye n'ubwatsi bushiraho. Iminsi yacu ni mike cyane, ibyiratwa byayo n'amarira. Utwishimishe, utwishimishe ibyishimo, kubw'imbaraga zawe. Utwishimishe, utwishimishe ibyishimo, kubw'imbaraga zawe. Utwishimishe, utwishimishe ibyishimo, kubw'imbaraga zawe. Utwishimishe ibyishimo, kubw'imbaraga zawe. Utwishimishe ibyishimo,
kubw'imbaraga zawe utwishimisha ibyishimo kubw'imbaraga zawe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ni umukozi w'umuhanga, izina ryayo ntihabwe icyubahiro. Muri yaravuze ngo Mana ubugingo bwacu ni bugufi cyane, aravuga ngo buhwanye n'ubwatsi bushiraho. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro, turasoma ibice 26 turaza. Haleluya. Ndagira ngo umuntu wese azatwube hafi cyane. Turasoma kuva ku murongo wa 16 turageza ku murongo wa 23. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, titira yaho iravuga ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuvemo kuko uturuta cyane. Isaka avayo, abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari, aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari bayasibye. Aburahamu amaze gupfa, ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura buri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batunganira ayo mazi na ba Isaka bati, ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitunganira aryita Sitina. Avayo afukura irindi riba, ryo ntibaritunganira aryita Rehoboti. Aravuga ati, none Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tuzarokokera muri iki gihugu. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro, aramubwira ati, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye, kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha ngwize urubyaro rwawe. Ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Yubakayo igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abambaye ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura n'iriba. Amina, amina. Haleluya. Dusomye ijambo rikomeye cyane, ariko intego mfite iravuga ngo Uwiteka adushyize ahagutse. Intego y'ijambo mfite, Uwiteka adushyize ahagutse. Mu by'ukuri Isaka yari umwana wa Aburahamu, ariko Aburahamu atarapfa cyangwa Aburahamu atarasaza, yari yaragiye afukura amariba. Amaze gufukura amariba, amaze gupfa, hanyuma ngo ayo mariba yarasibwe. Imana ihabwe icyubahiro. Arasibama, ariko nubwo yasibamye, hari igihe itangiriro ryawe rishobora kuba ritoya, ariko Imana yaza. Abimeleki, haleluya, akakubwira ati, genda utuvemo. Wamara kubyirwa kuvamo, ugahura n'Uwiteka. Imana ishimwe. Nuko ngo Isaka yarazerereye, arazerera cyane, azerera mu Bafilisitiya, ariko Abafilisitiya nibo bari barasibye amariba. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nibo bari barasibye amariba. Ndagira ngo nkubwire uyu mwanya yuko Imana ivuganye nanjye, ijambo rivuga ngo amariba yawe yarasibwe. Wari ufite amariba 3, ariko ayo mariba yarasibwe. Ariko uyu mwanya Imana ivuganye nawe ngo hari aho Imana iciye, hari uwo Imana ikoresheje kugira ngo asibure amariba yawe yo gukomeza kwibagirwa, yo kwibagirana. Imana itwishimire. Nuko ngo Isaka arazerera, arangije yigira inama yo gufukura amariba ya se. Ariko Imana yari yarabwiye Aburahamu ngo ntabwo ariko bizahora, ntabwo izina ryawe rizibagirana, abagukomokaho ntabwo bazibagirana.
uzaba inshuti nziza. Haleluya. Kuko Aburamu yari afite isezerano ku Mana, yakomeje kurinda amasezerano Imana yamuhaye, amaze no gupfira akomeza irayarinda. Hanyuma aya mariba kuba Abafilisitiya bari barayigaruriye bakanayasiba byagiye kubabaza Imana, ariko bibabaje Imana, Imana ikoresha umwana wa Aburahamu, nawe Imana iguhuze n'umuntu ikoresha agufashe gusibura amariba yawe yasibamye, cyangwa se aze ayasibure izina ryawe ryamamare, cyangwa bya bindi ubona byagiye biyasiba na bya bindi ubona byarengeye ku mariba, Imana ikugirire neza. Nuko Isaka aragenda araza ngarasibura. Haleluya. Ngo yasibuye iriba rya mbere agita Gerari, ngo barangije baratongana. Haleluya. Isaka aratongana, ariko ngo yatonganye nabo kuko bari kumwambura iriba, ariko ngo baratongana. Arongera afukura irindi riba ryita Sitina, naryo ngo baritonganiraho, ariko ngo arongera afukura irindi riba ryitwa Rehoboti. Haleluya. Imana iguhuze n'iriba ryawe ahantu riri, Imana iguhuze na Rehoboti yawe, Imana iguhuze n'iriba ryawe. Nubwo wagiye ugahura n'ibibazo, amariba yagasibama, ugacukura Sitina bakagutonganira, ugacukura bakakubwira, ariko igihe cyarageze Imana ifasha Isaka. Arangije ngo acukura Rehoboti, amaze kuyicukura ngo Uwiteka aravuga ngo abashyize ahagutse. Imana ihabwa icyubahiro. Umaze igihe kinini uri ahantu h'imfungane, umaze igihe kinini uri ahantu utari kwinyeganyeza, umaze igihe kinini abantu batakikwibuka, umaze igihe kinini warabuze n'ay'ubukode, umaze igihe kinini abantu babona yuko ibyawe bitabaho, ariko Imana ivuganye nawe. Nubwo wasibuye iriba ryawe, amariba abiri bakagutonganiraho, Sitina bakagutonganiraho, Imana irambye ngo ningubwire ngo iguhaye gucukura ugafukura iriba ryawe ryasibamye ryitwa Rehoboti. Imana iriguhereyeho umugisha, Imana irakumviye, kuko utazahora amariba yose bayatonganiraho, ahubwo hari iriba ugomba kwinjiramo, wamara kurisibura rikaba iry'umugisha. Iri riba ngo ntago ryo ryazanye intonganya. Imana ikurinda ibisubizo birimo intonganya, Imana ikurinda abantu muri gutongana muri iyi minsi, Imana ikurinda abaguhagaze hejuru, Abafilisitiya bari kukurwanya bagusibiye amayira, Imana ibagukureho. Abakubujije kuba muzima ugahora urwaye, abakubujije gutera imbere, abakubujije amahoro, abakubujije kugera mu kirere cyawe cy'umugisha, Imana ibakurinde, igukuraho Abafilisitiya basibye amariba. Hanyuma nirangiza iguhereze Isaka agufashe kugusibura amariba yawe, wongere wamamare, wongere ukirwe hejuru, wongere ube umwana, wongere ubone ko Imana iri kumwe nawe. Nuko ngarangije ngo avayo arazamuka ajya Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro aramubwira ati, ndi Imana so Aburahamu, ntutinye kuko ndi kumwe nanjye, ndi kumwe nawe, kandi nzaguha umugisha ngo uze urubyaro rwawe ngirire umugaragu wanjye Aburahamu. Amina. Ariko umva ukuntu byagenze. Imana yitegereje imvune Isaka yakoze. Imana irebye uburyo Isaka ari kurwana ishyaka ry'amariba ya Aburahamu, ngo Imana imaze kubona atsindiye iriba, yaramusanze nijoro ngo iramuganiriza, irangije namubonekera, iramubwira ngo ndi Imana yawe, ndi Imana ya Aburahamu, iramubwira ngo nguhaye umugisha. Haleluya. Iramubwira ngo ndi kumwe nawe. Imana ihabwa icyubahiro. Rwanira Imana ishyaka, nayo izakwitura umugisha, kandi umugisha izaguha uzagera ku bana bawe, uzagera ku buzukuruza no ku buvivi, uzagera ku bawe, kuko umugisha wawe ukuye ku Mana. Ntabwo wakorera Imana umurimo mwiza ngo ikwime umugisha. Isaka yakoze umurimo mwiza, azibura amariba, Imana iramusanga nijoro ngo imuhe umugisha, iramubwira ngo humura kuko nkuhaye umugisha. Haleluya. Imana iguha umugisha. Abantu ntabwo bagikorera ijambo bita umugisha. Hari igihe kimwe twamaze turi gusenga amasesho y'iminsi myinshi, nari ndi mu kindi gihugu, ariko turasenga turikingirana, hanyuma ikintu Imana yavuganye natwe, yaratubwiye ngo mbese ijambo ngo Imana iguha umugisha murarizi. Turavuga ngo turisoma muri Bibiliya.
Imana iratubwira ngo ijambo Imana iguha umugisha, iryo jambo niryo rivamo inzu uzabamo, niryo rivaho ikanzu, niryo rivaho imigisha yose yo mu gihugu uzabamo cyo mu ijuru. Ngo aho kugira ngo umare icyumweru nta muntu uri kubwiye, ahubwo uzarishakishe, kuko iryo jambo Imana iguha umugisha niryo rituma Imana yubaka. Buryo niyo ubanye n'umuntu akakubwira ngo urakoze, yagubwiye ngo Imana iguha umugisha, riba ari ijambo rifite uburemere kuruta kukubwira ngo urakoze. Rero Imana iguhuze n'iriba ryawe, iguhuze n'umuntu urifukura. Aburahamu si we wayafukuye, ahubwo Isaka ni we wayafukuye. Imana iguhuze na Isaka wawe, agufashe gusibura amariba yawe, kandi aguhuze na Rehoboti yawe, kandi agufashe no gutanga igitambo cyo gushimira Imana. Ku murongo wa nyuma akavuga ngo yubaka igicaniro, yubaka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, bambaye ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura n'iriba. Haleluya. Abaye amariba ane. Imana ikimara kuhamwiyerekera, ntabwo Imana ijya idusubiza abasogekuruza bacu ba kera. Nta muntu Imana yagiraga neza ngo agenda adashimiye, nta n'uwo wagiraga neza ngo agenda adatambye igitambo. Rero ubu tugira neza tukibagirwa gushima, tukibagirwa kuyivuga, tukayitura gukora ibibi. Ariko kera iyo Imana yakwiyerekaga warayishimiraga, iyo Imana yakwiyerekaga wanezererwa n'Imana yawe. Hanyuma ngo Isaka abonye ko Imana imubonekeye, imuhaye n'umugisha ivuganye nawe, yahise abyuka asana igicaniro, atambaye igitambo cyo gushimira Imana. Ngo hanyuma n'abagaragu be babonye yuko babonye umugisha uvuye ko basibuye amariba, ngo barongera bafukura n'irindi riba. Ababaye amariba ane, nubwo abiri bayatonganiye, ayandi abiri yabaye ay'umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iguhuza na Rehoboti yawe kugeza ahagutse. Reka dusenga Imana. Ndagira ngo intego mfite, umuntu wese uri ahantu h'imfungane naza afatanye nanjye gusenga Imana idushyira ahagutse, naza afatanye nanjye gusenga Imana iturinde Abafilisitiya basiba amayira, iturinde Abafilisitiya basiba bagenda bagasiba amariba yacu, aho kwiduhe Isaka wo gufukura amariba, atanga igitambo, ashimira Imana nayo imuha umugisha. Umuntu wese abone ko Imana iri kumwe nawe, kandi umuntu wese yongera abwira Imana ati ba hafi yanjye. Umuntu wese yongera asengere kwaguka no kujya ahagutse, ave mu mfungane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze Papa, wabanye na Aburahamu, urinda ijambo wamubwiye, kuko wamubwiye ko azaba sekuruza w'amahanga. Hanyuma uramubwira ngo ntabwo azacungurwa na rubanda, azacungurwa n'uzava ku rukiryi rwe. Uko niko wabyaye Isaka. Hanyuma Isaka urabizi Uwiteka ko wabanye nawe bagiye kumutambura mugarura, ariko wari uzi ko ariya mariba azayafukura, wari uzi ko azakubakira igicaniro uriya munsi. Uko wabanye nawe agafukura amariba ya Sitina, bakamutonganira ntacike intege, kugeza ubwo ageze kuri Rehoboti ntibamuca intege, kugeza ubwo yatanze igitambo arangije abona umugisha, kugeza ubwo yafukuje irindi riba. Uko wabanye nawe ukamurinda mu bikomeye, natwe dufashe muri iyi minsi amariba yacu abantu bari kuyasiba, ariko nubwo Abafilisitiya bari kuyasiba, twizeye ko topisabi ya glorify menigdonify gre, twizeye ko Isaka ugiye kuduhuza nawe agafukura amariba yacu, akaza akayakuramo imyanda, akaza akayafata akayashyira ahagaragara, agafukura amazi menshi. Ndagira ngo ufukure amazi ku buzima bwacu, amariba yacu nuyafukure. Udukurikiye wese amariba yari yarasibamye, reka wongere uyasibure mu izina rya Yesu, kandi uduhe umugisha nk'uko wawuhaye Isaka. Komeza ushyirwe hejuru, tubere Imana kandi utubere ibyiringiro, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen.